ndagira ngo aze gusaba kugira ngo abashyitsi n'abasamba batwemerere kugira ngo mutambuke. Harageze rero ko tuza gusharika igitaramo cyacu turi mu mwuka umwe, amahoro akaba amahire. Uyu ni umunsi mwiza rero ku miryango yombi, ndagira ngo aya masaha tuze kuyabyaza umusaruro. Harageze rero ko tuza kwakira umwami n'umwamikazi. Uyu ni wa munsi mwiza wari witegerejwe n'imiryango yombi, ariko kandi bibaye amahoro kandi biba amahire, biba kubona kubyuka kuri buri wese, akanyamuneza karagaragara ku maso. Ndagira ngo nabasabe kugira ngo mutambuke, mutwemerere kugira ngo mutambuke. Abari ku bikingi by'amarembo mwese mutambuke kugira ngo tuze kwakira umukwe n'umugeni turi mu mwuka umwe, tuze gukomeza dutarame. Itorero riri tayari kuza kudususurutsa. Yes, buri wese aze kugaragaza akanyamuneza kugira ngo bize kurusha kuba amahire, ingera yacu tuyikeshe neza. Murakabyara, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma bakomeze badutaramire. Mubyeyi mwiza rero, mubyeyi w'imfura, burya abagendana baziranye nibo bagera kure, ariko kandi burya abatarambana baziranye baramenyana kandi ingera bakayikesha ntawe usitaye. Mu nkundira rero kugira ngo mbanze mbibwire ko twari banze bamenye, abari banze nabo tumenyane. Mazina yanjye ni Tuyishime Jean Dodier, nduba mu Rwanashyaka nk'abagenda bavuga imbaraga umusorosoro tubutwari, maboko ya rugangaza rutajya mpunzi rwa mirindi nishoza mihigo y'impingane. Ndagasore gato kavutse ku mondo kabakirimiza butaka nampagaza aho nakita icyobo. Ndi umugabo sindinganzwa, ndi umugabo nubatse kuri Kristo, umugore cyari wabo tuzajya kumuzana. Hanyuma rero kuko nakomeje kubabwira ko ndo ruhimbira rwanga winka, data yarambwiye ngo ujye wakiraho mu nganya ibigwi abandi uhigame. Ndangirengira nti rero mubyeyi kuko wabimbwiye intero yabaye iyo inshuti yawe ubwo yasesekaraga baje